Nongeye kubasuhuza mwese mukurikiye Ni gute Rwanda, nizere ko aho muherereye hose mumeze neza. Mbere y'uko dukomeza banza uze kuri channel yacu Ni gute Rwanda, ukore subscribe, ukore no kunzogera ujye ugezwaho video zacu nshyashya mu wa mbere, wanareba n'izindi video zose twakugejejeho. Ni video zagufasha cyane mu ikoranabuhanga. Uyu munsi ngiye kubereka ukuntu warinda email yawe. Urabona email yawe ubundi iyo ugiye kwinjiramo usanga ushyiramo password na email yawe ubundi ukinjira, ariko ibyo ngibyo ntabwo bihagije kuko umuntu amenya iyi password yawe ashobora kuza akayinjiramo nk'aho ari wowe akayikoresha ibintu bitandukanye. Uburyo tugiye kubereka ni uburyo ushobora gukoresha nka telefone yawe, urugero ukaba wayikoresha kugira ngo urinde iyo email yawe umuntu uzajya yinjiramo akoresheje password igiye musaba kongera gukoresha ubundi buryo kugira ngo abashe kuyinjiramo neza. Ubwo ahanga uzajya aza ashyiremo iyo email, ashyiremo password, bahita bohereza ubutumwa kuri telefone burimo imibare ugomba kwandikamo, uyishyiremo noneho uhite winjira. Birumvikana ko uzajya ukenera iyi telefone kugira ngo ubashe kwinjira muri email. Mu gihe utayifite ntabwo umuntu yakwinjira muri email yawe adafite telefone yawe. Reka dutangire. Mbere na mbere ubundi ugiye kwinjira muri email wari usanzwe uza hano kuri Gmail, ukareba email yawe ugashyiramo password, ubundi ukinjira. Iyo winjiyemo uhita ugera muri email yawe. Urabona ibi ngibi biroroshye, umuntu amenye password ashobora guhita yinjiramo. So ushaka ko bigenda nko kure ukajya ukoresha na telefone, uza hano kuri iyi menu, ukaza kuri account. Iyo ugeze kuri account ihita ufunguka akandi kantu ku ruhande agatabu, ukareba hano iyi account ifungutse. Iyi ni account management, uburyo managing account yawe ya Google. Uza hano ku ruhande ukajya kuri security, hano muri security ukamanuka hasi hano kuri sign in to Google, kaza hano ushobora gukoresha telefone gusigninga in, ukadukoresha two step verification. Nibwo buryo ngiye kubereka, nukongeraho undi mutekano kuri email yawe. Dutangire get started, kirikaho gategerezaho gato, kabanza ukinjira, ugashyiramo ya password, ukabanza akamenya ko ari wowe nyiri account, ukagira next. Noneho hano ugashyiramo iyo nimero uzajya ukoresha, kugira ngo ihure na konti yawe. Reka ushyiremo nimero 0788 3345. Ukeneye kutubona watukoza kuri izo nimero, ubundi ukatubwira icyo wifuza ko twagufasha cyangwa se wifuza ko dukorana. Hano ni gute wifuza kuzajya ubona izo code bazajya bohereza kuri iyi nimero muri message cyangwa baguhamagaye. Ushobora gushyiramo baguhamagaye cyangwa se ugashyiramo message, biterwa. Uramutse wumva icyongereza byaba byiza ushyizemo kuguhamagara. Message bakohereza imibare muri message, kadukomeze na message, kagira next, code bagahita bazohereza kuri iyo nimero. Code ni 92412. Nagira ngo nkwibutse ko izi nimero baba bakohereje buri munsi ntabwo ari zo bakohereza. Buri munsi bashobora kuzohereza izi ngizi, ejo bakazakohereza izindi zitandukanye. Ntabwo izi ngizi ari ngombwa kuzibika. Iyo umaze kuzishyiramo ukinjira biba bihagije. Nubwo ngo birakora it worked, noneho turning on, tuyifungure turn on. Urabona ahangaha two step verification yemejwe. Ushobora gukoresha n'ubundi buryo ukagira aya backup codes, ni amakode baguha ukayabika ukazajya uyakoresha. Buri code imwe muri izi ngizi ikoresha rimwe yonyine. Aya ngaya aba ari ibanga ryawe wenyine, ushobora kuyakoresha mu gihe winjira kuri email yawe. Ugashyiraho na telefone ukajya ukohereza notification mu gihe ufite smartphone, cyangwa ugakoresha app yitwa Google Authenticator. N'ibindi byinshi. Ni security key. Iyi ngiyi isaba ibintu byinshi kuko isaba ko ufite urufunguzo rwihariye
ni urufunguzo rwihariye rukoranye ikoranabuhanga, ndetse ibyoroshye ni ugukoresha telefone nk'iyi tumaze gukora. Ushobora guhitamo text cyangwa se bakajya kohereza message cyangwa bakaguhamagara. Ndakeka ari ibyo, reka turebe ko bikora noneho. Urabona hano two step verification yemejwe. Reka dusohoke muri email, aho twongeye twinjiremo urebe uko bikora. Hano twasohotsemo, wongeye kwinjiramo baragusaba password, ariko niba gusaba password ibyo ntibiba bihagije, bahita bagusaba no kwandikamo code bagiye kohereza kuri ya nimero yawe washyizeho. Code bazohereje tureba kuri telefone, wasanga code ari 094,990. ngira ngo urabibona ko code izi code dushyizeho ngaha kabiri zitandukanye na za zindi twashyizemo bwa mbere. Ubwo ngo umuntu adafite telefone yawe ntashobora kwinjira muri account yawe. Nuko nk'uko babigenza, ndizera ko mwabimenye neza, nawe ushobora kurinda konti yawe. Ikindi kandi nagira ngo nkubwire, niba ufite YouTube channel, ibi ngibi biba byiza, biragufasha kuri channel yawe kugira ngo ibashe kuba ifite umutekano, kuko ntabwo umuntu ashobora kuza ngo ayibe uko yiboneye kose. N'andi makuru yose yita kuri Google aba ari ingenzi, yose aba arinzwe muri ubu buryo. Murakoze. Uramutse ufite igitekerezo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho, twandikire ku mbuga zacu za internet. Kuri Instagram ni nigute _hasi_siwo_hasi_rwa, ubundi ukandikira igitekerezo wifuza kutugezaho, nigute_hasi_rwa. Noneho kuri Twitter ni gute ni, ubundi hose ukaba watugezaho igitekerezo udufitiye cyangwa icyifuzo. Email yacu nayo ni niguterwanda@gmail.com. niguterwanda@gmail.com. ukaba wakurikira kuri Twitter, kuri Instagram, ubundi ukatugezaho ibyo tukugezaho buri munsi. Murakoze cyane.